nibwo satana akora operation, abacuragura, abaroga, abahiga, abatega, ubunama bw'ubugambanyi, ubuca ibico bukora ryari ninjoro ubwo ni nayo mpamvu rero Imana rokipa, ni Imana igomba kudukurikirana aho duhumirije tutabona, Imana ikahaturebera ngizo nzozi rero igahita ikwereka amakuru, dore ni makuru, dore baracyari ibingibi. Hari ibintu tujya bamwe mu bantu tutajya twita ku nzozi cyangwa batajya kwita ku nzozi bakavuga ngo nayinzozi, nibyo nikazi bahura nayo. Ese ni gute ushobora kurota ubona telefone iri kwa muganga cyese ko iri kwa muganga, warangiza ukabyuka uyibonyeje ubundi ntusemenye ko uburwayi bwaguteye, ituma naho nyine iri mu bitaro nyine. Yego niko fini bazagura, ese uburwayi ntibukura, ubundi ikintu cya mbere uburwayi bukura hamwe n'amafaranga mu nzira imwe, wayanga wayemera, uburwayi bugukuraho iki? Amafaranga. Kandi nta muntu ugira amafaranga yo kwivuza aremera akikopesha, yakira agasigara mu mongoto yo kugira gute erega haguma ubuzima. None se ntiwibwe? Nagira ngo abantu badukurikiye bumve kumwe bw'Abera Ministries impamvu turota ninjoro nuko operation satanique zose ziba ninjoro, tuba twaryamye. Abagenda inyuma y'urugo ntubazi, abagiye kukuraguriza ntubazi, abari kukohereza imyuka mibi ntubazi, abatuma ihembe ntubazi, abakora ibyo bakora ntubasobanukiwe, abari twaye kuzimu ntubazi, ukabyuka ugasanga abantu bose nibura uza umwibwiriye uzasanga hafi 99% indwara zibafata ninjoro. Oya niko bimeze. Mu gitondo nakira kukoza impanuka n'ushobora kubona ko yatsitaye kandi ukarijya icyo gihe ni nabwo Imana iganira natwe. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana iramubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akangira amateka, ubuzima bugahinduka. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikiye ku Bumwe bw'Abera Ministries. Aha ni hahandi amavuta kandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwese turi kuwa mbere, mbifurije umugisha w'Imana muri iki cyumweru dutangiye. Ibyo muzakora byose bizababere byiza, muzahahe muronke, muzarindwe n'Imana. Mushumba karame aba bantu rwose Imana izabane nabo cyane cyane rwose, kandi kino cyumweru ni ikimigisha. Ndushaho gushimira abashyigikiye mu gikorwa narindimo. Yego cyo gukerekeza umubyeyi wacu barakoze, Imana ibahe umugisha. Ni byiza cyane, nubwo bivuze ku wa mbere dutangiye yagiye cy'umugisha. Yego kandi abantu bavuze kwihangana, Yesu abagiriye neza mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane Mushumba. Mbere yuko dukomeza cyane rero nanakwakira usenga, uyu munsi ndagaruka mbere yuko dusoma ibitekerezo by'abatwandikiye kuko bibanze ku nzozi cyane. Ndavuga ntuyu munsi reka bari byo dutangiriraho kugira ngo ibitekerezo byabo twe ko bajyamo ideni. Yes. Ariko mbere yuko tugenda, ubundi inzozi ni iki? Ziza ryari? Urota ameze ate? Ubundi mu nzozi hakubiyemo iyihe message kugira ngo abantu bongere bumve ibyo ari byo iby'inzozi? Urakoze cyane. Ese urose ibi ngibi agira ubwoba, mbese message kugira ngo tubisobanukirwe. Karibu cyane Mushumba. Mana data wa twese uhoraho, turagushimiye kuri Imana yacu kandi uhora mu ruhande rwacu ku manywa na nijoro, mu byago n'amakuba n'ingorane ntujye udutererana, utuvugisha mu buryo butandukanye, mu zitandukanye, kandi uratwereka ku manywa na nijoro. Uri umukiza, uri umurengezi, uri umutabazi, kandi icyo ushima nicyo ushaka kugikora umuntu akanezerwa. Ngaho umugisha umugaragu wawe nanjye mwagiye kutukumva bose bagubwe neza bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ukagira uti inzozi ni iki? Mbere na mbere inzozi ni imvugo y'Imana. Yego ibwira buri muntu ariko asinziriye ashyizweyo. Utagusinzira pe, kivuga ngo naryamye ngo mbona utuntu ndikangaho, ntago ariko ni igihe umuntu aba asinziriye ku buryo wanamukora ntiyumve. Ikindi inzozi ni imvugo y'Imana n'ubuhanuzi bw'Imana ariko busa nk'ubuhishe, buriho kode utabasha gufungura.
kugira ngo bisobanukirwe. ndacyavuga inzozi n'ubundi. Yego. Kabiri, inzozi ni imvugo y'Imana iri directe n'uwabwira. Ntihakenewe mu evangeliste, ntihakenewe umuhanuzi, ntihakenewe uvuga mu ndimi, ahubwo bibwirwa nyirabyo ubwe, ku buryo n'uwo muryamanye we atabasha kumva ibyo bintu. Yes. Urabyumvise inzozi icyo bisobanura? Nabyumvise. So nuvuga ngo mu magambo make ni imvugo y'Imana ikora mu buryo bune. Icya mbere kuburira, itonde imbere birakomeye. Icya kabiri kuguhana, kiranuka imbere ugiye kugwa mu mutego. Yego. No kuvuga ngo ikindi cya gatatu kigaragara, Imana ikuvugisha mu nzozi ikubwira ko hari umwanzi ukumereye nabi kandi arimo gukurikirana. Hari nk'abarozi, abagambanyi, abacura imigambi, abashaka kugira ngo bakwicira hazaza hawe heza. Ni ukuvuga ngo muri make inzozi ni umuburo w'Imana. Ni umuburo w'Imana mu buryo butandukanye. Yego. Ikindi, inzozi zikumenyesha ko hari ibyiza witegura kwakira. Ntabwo ari ukuburira gusa, harimo no kwitegura kwakira ibyiza mu kubaho kwawe. Ubwo zirateguza nyine kwa kundi. Harimo abatarota cyangwa bakakira ubuhanuzi. Rora n'abarota, benshi bararota nta mutarota, bwo ko yibagirwa. Kandi kagira ryo kosa. Abantu bose bahawe kurota uhereye no kubapfumu n'abazima n'abasenga n'abadasenga bose bararota, kuko nta muntu Imana yanga burya. Yego. Kare. Ntawe ubyara umwana ngo amwange. Yanga amafuti ye. Ariko ntibahawe gusobanukirwa inzozi bose. Cyangwa kuzisobanukirwa no kuzisobanura. Haruvuga ngo ndakeka, ugukeka rero ubwo ntago wasobanura, ubwo waketse. Wabyisha ntago bikunda. So urumva nicyo bisobanura ku nzozi. Yego. Rero mushumba urakoze cyane. Dukurikije ibyifuzo by'abakunzi bacu, hari bimwe mu nzozi bagiye barota. Ariko mbere gato naringeze kukomoza ku nzozi. Dore ikintu giteye ubwoba. Yego. Ibyo warota byose ntibikagutera ubwoba, ahubwo uzaterwa n'ubwo ibyo warose byagusohoyeho, kuko Imana yakubwiye mbere ngirindi, none urarangaye bigusohoyeho. Ubonye imbwa ikuruma, abantu barakurumye baguteje ibibazo, urahombye urasaze. Ubonye inzoka ikugenda ku ijosi, barakugambaniye bakurambitse hasi. Urasanga ibyo warose byose bigeze kuri finale, kandi bikugezeho bigize impact kuri wowe kandi barabibonye, kagombye kandi barabihawe. Ikibi si ukurota, ikibi no kugira ngo ibintu bibi warose bizagusohoreho, inziza zo wazishimira. Ugomba kumenya ngo niba urota amagi ari menshi yegeranye, menya ko ari umugisha. Harumbaza ngo ibigori byanitse n'iki, nabwo ko ibigori byanitse nabwo ni umugisha. Hari impeke, ibinyampeke, ibintu by'ibinyampeke birimo amasaka, birimo ingano, ni ibintu bisobanura ubukungu. Menya ko ari ugiye gutabara. Niba umuntu uhabwa amafaranga, ubwo ni ubukene bw'urapfuye rwose. Iyo urose amafaranga bayaguha, uyatoragura. Baba we Tarwa nayo toye. Kwa heri. Ibyo tubiganiraho nyuma. Urumva rero nizo mbaraga, rero nk'abandi twazo tuvuga cya cyumweru twaganira kijyanye n'urugo rero sasa bari abantu. Rero barota inzoka zinjira mu buriri, barota inzoka zinjira muri saro, abandi bakarota bona inzoka itondagiranya ko bukwe cyangwa so bukwe, abandi bakabona inkoko zitoragura no muri saro zikahagera, abandi bakarota ingurube n'ibikeri, byose bisobanura ko urugo rudahari. So rero inzozi muri ubwo buryo. Aha rero impamvu tusobanura nuko ijambo inzozi bibiri ivugaho inshuro zirenga ijana n'ibindi, kandi yuko inzozi yaravuze ngo Imana ibwira witwa nde Miriam na Aaron, habwira ngo mwebwe bari bavuze nabi Mose ngo aradedemanga bamushinja ibintu nyine rabyumva nawe byinshi cyane, bati kandi rero ngo munyamahanga. Imana yabwira ati mwebwe tuzavuganira mu nzozi no mwiyerekwa, ariko Mose tuvugana duhanganya amaso ku yandi. Yes. Igeze mu gitabo cyayo baravuga ngo mbaganiriza ninjoro rimwe cyakabiri bashyizweyo nubwo batabyitaho, ngo kugira ngo shyire ikimenyetso ku byo nahamije. Yego. Urabyumva neza cyane. Rero nta mpamvu yo gutinya inzozi uko zaba zimeze kose, uburyo bwose wazirotamo. Yego. Hamagara tugusobanurire. Yego. Ariko mu buryo runaka hari uhamagara avuga ati maze kumva ikiganiro nabyumvise, atari ko ngene usobanurire kurutaho. Ntabwo ibyo bintu byashoboka nawe urabyumva, ariko biri ngombwa. So urumva rero nizo mpamvu cya kabiri. Ikindi bagomba kumenya, inzozi
nk'ubu tuvuge nk'umusore agiye gukora ubukwe urose nyoko bukwe yakwambariye ikanzu y'umugore ubwo nta kintu bawumva ariko buriya ntacyo ndi kumva ntacyo wamenya nyine cyangwa bagutwara ipantaro kuyisanze kwa sobo se ni hariho nta jambo uzagira nta jambo uzagira nibyo bya bindi nyine ko hariho code nyine ni code kuko igira ugomba kuyidekoda ni message ihabwa nyir'ubwite yego n'uwo muryamanya atabizi n'uwo muri kumwe atabizi ariko bigakorwa nijoro ushyizwe kubera iki rero buriya abantu badukurikire tuzabiganiraho muri kino cyumweru duhere ku wa kabiri imbaraga zikora mu ijoro imbere y'uko mbisubiraho nuzi ko turi ku manywa ubu habaye transaction zo muri banki abahereranye ubutaka kwa noteri akazi turimo dukora ariko nijoro bigenda bite habaho izindi transaction se nijoro turaryama asambanyira agakora za transaction abarozi bakazikora babuhana bagahamagarana abarozi bagahana imbaraga zabo cyane cyane uhereye saa sita z'ijoro nabo bakajya muri transaction zabo none nkubaza ikibazo kimwe tutaranasoza wari wumva bafashwe n'indwara ku manywa ari bangahe ni bakeya none umuntu aremba nimugoroba ngo nabyutse ngo nsanga amaso muri ino minsi amaso areze araryama ari muzima ati mubare mubwire kuko boss ko ntajya mu kazi narembye abantu bafatwa ninjoro reka bibwa ninjoro benshi baterwa gatari nta ninjoro nuvuga ngo iyo dushyizweho turyamye nibwo satana akora operation abacuragura abaroga abahiga abatega bunama bw'ubugambanyi ubuci bico bukora ryari ninjoro ubwo ni nayo mpamvu rero Imana rokipa ni Imana igomba kudukurikirana aho duhumirije tutabona Imana ikahaturebera ngizo nzozi rero igahita ikwereka amakuru dore ni makuru dore baracyari ibingibi hari ibintu tujya bamwe mu bantu tutajya twita ku nzozi cyangwa batajya kwita ku nzozi bakavuga ngo nayi inzozi nibyo nikazi bahura nayo ese ni gute ushobora kurota ubona telefone iri kwa muganga cyese kuje iri kwa muganga warangiza ukabyuka uyibonyeje ubundi ntusemenye ko uburwayi bwaguteye ituma naho nyine mu bitaro nyine yego niko fini ntibazagura ese uburwayi ntibukura ubundi ikintu cya mbere uburwayi bukura hamwe n'amafaranga mu nzira imwe wayanga wayemera uburwayi bugukuraho iki amafaranga kandi nta muntu ugira amafaranga yo kwivuza aremera akikopesha yakira agasigara mu mongoto yo kugira gute reka haguma ubuzima none se ntiwibwe nagira ngo abantu badukurikiye bumve kumwe bwa ministries impamvu turota ninjoro nuko operation satanique zose ziba ninjoro tuba twaryamye abagenda inyuma rugo ntubazi abagiye kukuraguriza ntubazi abari kukohereza imyuka mibi ntubazi abatuma ihembe ntubazi abakora ibyo bakora ntubasobanukiwe abari twaye kuzimu ntubazi ukabyo ugasanga abantu bose nibura uza ibinkwibwiriye uzasanga hafi 99% indwara zibafata ninjoro oya niko bimeze mu gitondo nakira kukoza impanuka ni ushobora kubona ko yatitaye kandi ukarijya icyo gihe ni nabwo Imana iganira natwe karota urimo guruka mu kirere bisobanura ngo urabasize kandi ukuze ukarota wurura umusozi ukawurangiza ubundi hari abarota ari ibintu biri kubaniga mu ijosi bagatabaza Yesu ntabwo urababona yego ntabwo yazumva umuntu abikubwira ngo akanigwa kabura umwuka hataje Imana ngo ikurinde gukiza uwo mwuka murakavuga Yesu akumva mu izina rya Yesu nta n'ibyo ntagakutsubona nta kukubona banize bafashe bajwibuye bakohereje bagiye kuniga Imana ikatubera amaso kuko Imana itubera amaso kabone nubwo twaba dusinziriye nubwo twaba turi maso ariko itubera amaso rero operation satanique nyinshi cyane ninjoro transaction zose ijoro Imana ikatubera amaso rero ngizi imbaraga z'inzozi ntabwo tuzisobanura buri gihe yego menya ko n'inzoka yinjiye mu buriri muryamye kera hari umugambanyi mu gihe gutandukana mu bwenge utabizi menya ko wabitse amafaranga ukabona imbeba yinjira mu mwobo menya ngo ubukene burakuzamukiye numenya ko ari n'ibintu byinshi barya abantu barota intozi zitonze umurongo menya neza ko ari ubukene bugiye kuza n'imbaraga zikurwanya ibyo rero ntabwo bashobora kubibona kandi nayo warenganya kuko siko bose babizi ariko Imana ishimwe hari abantu batari nkanjye barahari benshi cyangwa bameze nkanjye babasha gusobanura inzozi no kumenya icyo Imana ishaka ku bantu bayo nagira ngo dukore iyo introduction kugira ngo umuntu yongere akanguke amenye impamvu mu ijoro aribwo turota kubera protection y'Imana akoze cyane yego ni kuri ibyo ngibyo rero ndagira ngo tugendeye muri uwo mujyo
turebe zimwe mu nzozi abakunzi bacu bagiye batwandikira yego bifuza kumenya. Umwe mu bantu badukurikirana yaravuze ati ese uramutse urose wambaye neza ugiye mu birori urukweto rukavunika bisobanuye iki? Ni umukobwa bisobanura ko uwo muntu icyambere tumenya ko urukweto ubundi akenshi rusobanura inkuru nziza, yego, n'ubutumwa bwiza ufite guhabwa. Uwo muntu ntabwo ari ibirori bigiye kumugora, ahubwo hari inkuru nziza yari akeneye kumva. Mu kigwi cy'inkuru nziza azumva inkuru mbi. ayiwe Niba hari akajambo ngo itariki y'ubwo ati nabivuyemo tubyihorere. Niba hari akazi nako yaba umugabo yaba umugore yawe ari wese urose urukweto rumwe rugucikiraho rukuvunikiraho cyangwa ugenda cyangwa se zose zikagira ikibazo, biravuze ngo inkuru wari ugiye kwakira y'ibyiza ku buzima bwawe irahindutse. Hari abandi bantu twaganiriye bibaza ese iyo umuntu arose, bajya bavuga ngo iyo warose imbwa ngo bisobanura ubusambanyi, noneho ukarota ikurigata mu kirenge bisobanura iki? Ubundi akenshi abantu bitiranya imbwa n'ubusambanyi, ariko burya akenshi burya ihene niyo isobanura ubusambanyi. Ihene niyo isobanura ubusambanyi nyirizina burya, kuko itajya igira kakanda k'inyuma ze. Oya, niko biri bisobanura, ariko inyama zo zigasobanura ibindi. Ahubwo ikiba kiriho imbwa isobanura umudayimoni w'uburozi bufite imbaraga. Kuba yakurigase mu kirenge ni ukuvuga ngo ibintu ugiye gukora hariho umwanzi wamaze kubiroga, biraza kukugora, kuko hanze haza imbwa n'abarozi n'abasambanyi. Bivuze ngo imbwa, wibuke Bibiliya Imana ibwira Mose mu bice 12 byo Kuva, aravuga ngo nta mbwa izamukera Umwisiraheli yaba we cyangwa ibintu bye. Fakari umudayimoni y'inyatsi wambura utwara ibintu kandi biteye ubwoba. Soro kuyi muri gase mu kirenge no kuvuga ngo ya mushinga yaragambiriye ka karoni ko muri banke hamwe yashaka kujya biniyamwe gupanga ya visa yarakeneye arahura n'akaga. Naho irose abana teruye abana, oya biraterwa. Umuntu yagize kwisobanuraho mbere, umuntu akubaje nuko yagize neza kwisobanuraho mbere, mbabwira ko icyambere na mbere ugomba kumenya uteruye umwana wandi. Ubundi urufitera umwana atari uwawe utanamuzi, cyangwa ukabona ukikiye umwana ntuzi uwo ari we, bitandukanye no konsa umwana utazi. We n'abagabo barota bari konsa kandi nta mashereka bagira, nta n'amabere aho, ntayo banagira. Nyine urabyumva, amabere turafite kuko amabere si ubunini, amabere no ku kimenyetso cyaha hari nta kibazo. Rero tuzavugira ngo ari umwanya. Urumva uwo muntu iyo ufasha abana bataraye babita icyo bita abana se, babita stranger baby. Abana utabasha kumenya, utazi bisobanura ngo umugisha uratwawe, uriho inyatsi, kuko urimo urafidinga abana utazi aho bavuye, utazi ba nyirabo, utazi ibyo. Muri make urimo urakora ariko urimo uravunikira ubusa. Ari nduhira abandi, birenze nduhira abandi. Nuvuga ngo nta ni hahandi uzasaba harongora undi, uhinge hasarura undi, ubaka inzu bayiteze cyamunara. Muri make ni umwuka ukuriho yuko imvune zawe uri kugaburira, uri guhereza abantu utazi, ariko iyo ari abana uzi bisobanura umugisha n'imbaraga zo gutanga. Iyo ugaburira abana utabazi bisobanura ngo ibyo uvunikiye uri kubijugunya hanze, ariko iyo rose uri gusavinga abana ibyo kurya nubwo batarabirya, bo bahereza, bo basharinga kimwe n'abantu bakuru basharinga ibigo nubwo batarabirya ikintu cyose, abisobanura ko it's a blessing n'imigisha ikuri imbere cyane. Noneho ni ryari inzozi zishobora gusobanura kwa kundi kwa yambwa ishobora kuba ari ibyo busambanyi? Icyo gihe ntago bari ubusambanyi, ameze nk'uburogano bw'indengakamere. Ni wa muntu utagira uwo hakanira, utagira uwo yangira, mbega atarindira ngo dukinge hakuye, mbega we ubwo mfatiye n'ibyo ngibyo. Ibyo ntago ari ubusambanyi n'uburogano. Ni nko nawe warabonye ko imbwa itatinya kugira ibyo ikorera imbere y'abantu nka magana ngahe.
nta kiba yitaye wowe nta kiba yitaye bibere mu byayo bindi wa muntu kubwira ati reka shawe isakuriza rimwe n'umwana mbega ubona ko ibintu akora muri we harimo ikindi usambanya ahubwo ni uburwayi bw'uburogano mukurikiye kimwe n'abantu basambana ntacyo babuze nk'abakobwa harashobora gusambana kubera uburaya ugasanga we ntacyo yabuze afite n'imodoka cyangwa afite n'urugo rwiza afite n'ubushobozi bwose ugasanga ari kwiruka muri twa duhungu hose kandi nta kintu yarakabuza aho ngaho ahubwo ukabona yanayatanga ati giye ntabwo sambanira amafaranga numva ari ibyo gusa reka giye umuririmbyi naramugiragaho nawe buraga nuko nashaka kumuvuga oya nta mpamvu yarambwiraga igiye kutubwira ati se bamuhagarikaga buri munsi none akihana ngo rya shyano ryagarutse ngero nkihajya nkagira ngo ishyano ni nk'imvura yaguye mu rugo bandi ati buri ishyano yongeye yasamba nonza kumubaza arambwira ati rero nkubwire ntakubeshye pastor ati giye kugira ngo njye mu masengesho y'iminsi 3 mu ntekere igikoma nabanza mukanshakira umugabo hano siko nawe uhari wese nurwaye urumva ibyo ntabwo ari ubusambanyi niwe rero wafashwe na yambwa ariko ngo ntago ari kumeze iba yamurigase ku kibero ntago yamurigase mu kirenge ariyo mpamvu buriya ngira ngo hari undi muntu utashubije watwandikiye tubaza ngo kurota wambaye ubusa yego nareko mugera nuko nahereye hasi nta kibazo yego kurota wambaye ubusa ubundi kurota wambaye ubusa wabagambara hasi twarabivuze ikibazo tuba twarabisobanuye kurota wambaye ubusa hasi cyangwa kurota wambaye ubusa hejuru bisobanura ikimwaro kumwara isoni zikakubona ukamwara bakagutorera inama yego ugasanga ibyawe bigiye ahagaragara kimwe na wa muntu urota bamukura amenyo bisobanura ngo bakwambaye agaciro ugiye mwuka w'igisuzuguriro cyangwa bamwogosha oya twivugira amenyo gusa amenyo ku buryo amenyo umuntu ukutse amenyo yaguseka akagira gutya yego ko amenya agaragaza ubwiza n'isura y'umuntu sawa urakoze cyane ikindi ni kubona watashye ubukwe atari ubwawe ariko ari ubw'abandi bantu uburimo ubona abantu uzi babona ariko ugasanga ba nyir'ubukwe ntubazi ntunabazi ntunababona bisobanura ko mu rugo iwanyu hari ikintu cy'urupfu rwose ukwiye gusenga kuko hagiye gutera indwara ikomeye irimo impanuka zatuma habona urupfu kuko gutaha ubukwe bw'umuntu utazi kimwe na wa muntu urota arimo akora ubukwe ariko nta muntu afite kandi anamufite Imana irimo irakubwira ngo senga cyane hari igitero kigiye kwinjira mu kugeza bateza uburwayi n'indwara n'impanuka hanyuma n'iryari umuntu agaragaza ngo cy'urupfu hari abarota bambaye imyenda yera nk'iy'abageni imyenda yera no gusobanura kuba wejejwe hose ntabwo ari urupfu ni ukwibona uri ku igare ari gutwayeho cyangwa urigendaho igare bugare ikindi kubona uri mu irimbi kubona wasisita abashyingura kubona ukora ubukwe nta mugabo ufite kubona uri muhinga mu cyari wanya aho ngaho warageze ugasanga mfata isuka rwose wahanishije urimo urahinga ikindi ukarota uri muri ibyo kurya byose kurya mu nzu ntabwo ari byiza no kunywa ntabwo ari byiza byose Imana buriya ariko itonde imbere yawe hari imbaraga zirimo zikurwanya ku buryo ikindi nibagiye kubwira abantu ntabwo inzozi zivuga ibyahise nta n'umwe zivuga ibyo uri mubamo ivuga ibyenda kubaho ariko ushobora kuba ari fitire poshe bishobora kuba ari mu kanya kaza kuza ariko inzozi buri gihe zivuga ibyenda kuba ntizivuga ibyabaye ntizivuga n'ibyahise hanyuma si yorose ibyahise nk'ibiheze nko kurota abantu mwari kumwe kera byose kugira ngo n'iby'uburosa ahubwo Imana ibikwereka ngo atansiyo witonde umwuka wo gusubira muri bwa butindi wahoze muraje nazo nk'uwagusubiza muri segonderi ntabwo nabyemera amandazi ubona uko yarya icyo gihe ntabwo nabyemera pe urumva ko ubona uri muri segonderi n'amandazi n'abanyeshuri mwambaye iniforume biravuze ngo ya situwasiyo y'ubukene wari urimo nicyo bita lack of greatness lack of progress urumva ni ukuvuga ngo icyo gihe nta terambere nta kuzamuka kuko wibuka umuntu cyagiye turimo za primaire wambara gute se niba bitugoye muri primaire rero ugomba kubyirukana nk'uko utazi ubika amakaye yo muri primaire umunsi wakubaza ntayo wabona ngira ngo nakabaza ntabwo nzomera so bivuga ngo ni inkuru z'amagambo ziba zigarutse ariko Imana ikuburiye ngo itonde dore ikintu kigiye kuza senga harimo abantu neza barota ibyo barose bigasohora cyangwa yakurotera ikintu
kikaba, hakaba n'abandi bihita gutyo gusa akabibona ariko ntibihite. Biterwa n'iki? icya mbere iyo ubonye bihita ntugire icyo ubivugaho, jya usenga umenye ko wagoswe. sibyo? Menya ko wagoswe, menya ko ukurikiranywe, usenga Imana, ucungirwa hafi muri make. noneho hakaba n'undi wirota kumva n'ibisanzwe. Ariko ikintu gikomeye twabwira nk'abantu bakadukurikiye, inzozi uzarota ukumva zanze kuva muri wowe, ndetse ukumva umutima uranakuriye, faut faire attention, kuko byanga byakunda Imana ibashyizeho inzogera ati ibuka cya kindi, ibuka cya kindi. Niyo mpamvu muragomba guha agaciro izo nzozi zose. Rero hakaba munezerekana ko umuntu agiye gukomera, nubwo batabikubajije ntazi kubwira. Yego. Kubona uhagaze imbere abantu ufite speech urimo uganiriza abantu, kubona uri imbere uri mwarimu urimo ukosora ibizame, uhagaze imbere y'itangazamakuru uvuga, mbega ubona ko ufite audience, mbega uri umuntu Imana irimo izamura cyane cyane mu guha ijambo mu muryango, abagusuzuguye mu kazi, kuko uragaragara nk'umuntu. N'ikindi kubona urimo usoma ibitabo, nayo ni cyerekana ko ugiye gutera imbere. Cyane kugira icyo ufite umwuka w'igikundiro n'icyubahiro, ku buryo ijambo ryose uvuze nta muntu wapfa kurihakana, nubwo utabisaba ko bigusaba imbaraga, ahubwo ibintu uvuze bigakora ku mutima wa buri muntu uwo ari we wese. Wamushobora kuza akavuga ati ndakora, akavuga ikintu abantu bakamwumva kandi bigaragara ko ari imbaraga yashyizemo, hakabona uza kiharanga kikumura kavuga ifuro rikaza, ariko ntagire umwumva. Si umwuka wo kuzamuka, ntihagire umwumva. Unyibukije umuntu kuri rya dini kandi dukuriye urubyiruko, uvuze nyine kumvikanisha ikintu. So hari ubukwe twari kuzakoramo protokole, abandi serivisi. Noneho aratubwira ati muzaze mwambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara. Tuti ntabyo dufite, ngo muzabishake. Umuntu ntago yabibona, uraduhamagaye ntago twabibonera rimwe twese. Icyo twakoze twarikirije, turamwubaha kuko yari umuyobozi, turavuga yego. Mu kuhagera buri wese yaje yambaye uko yabiteguye, kuko hari abantu nyine ashaka kumvisha ikintu nk'uko we agitekereje, ntabanze yumve impamvu zawe, hanyuma mufate conclusion muhereye kuri ibyo bintu bibiri. Kumva icyo gihe aba afite autorité ariko without wisdom, ubumenyi. Kuko yagombye kumenya norige tuyikura mu ishuri ku wisdom. Murumva cya gihe ubundi avuga ngo uyu munsi muze mwambaye gutya, baguye n'iki kabifite, si byose. Ahubwo urabicaza ngo mushingiye ku myambaro mufite, mubona iyo mwahurira hari iyi, icyo ngicyo mubona uwo mwahurira hari uwuhe, hatagize ubura ukivugira iryo jambo. Abantu bajya no gutira burya, ariko wibaforusa gutira. Hari abantu bafite ubushobozi bwo kuvuga, bafite n'imbaraga, ariko batazi gushyira mu bikorwa ibitekerezo byabo, bigatuma rimwe na rimwe abantu babisuzugura. Yego mushumba, rero reka ngushimire. Tugana ku musozo, twakongera tukibutsa impamvu z'inzozi n'uwazirose icyo yakora. Impamvu z'inzozi nta kindi nabwiye ko ni imvugo y'Imana ihishe, ibwirwa uyikeneye, ikuburira, ikwigisha, iguhana amasezerano. Kabiri, kurota si ikibazo, ntawe utarota. Ikibi ni uko ibyo warose bigusohoraho. Turimo turajyana. Gatatu, ntugomba guhuza inzozi n'irari ryawe uko ubitekereza, ahubwo wabaza. Kandi ikindi, ntazi imiruho zihaba. Harimo abantu bahora barota inzozi zimwe, uwo nguwo ni attention, zisubiramo. Niba urota uhora urya buri gihe, n'ejo bundi akongera. Uwo nguwo afite ikibazo cy'urupfu kandi no kumuroga kabeza. Cyangwa ukarota uhinga, ukarota wirukanka, mbere ukabona buri gihe inzozi zawe zihora. Ariko babisobanura ko burya hari umuhamagaro w'Imana, Imana irimo iguhamagariramo. Hari ibintu biba bihari special kuri buzima bwawe, nuko butarakinguye ngo uvuge uti mwami none ndi hano, ngaho ntuma bigende neza.
yego abantu rero bari baradutumye nizere ko tubatumikiye nimba hari icyo wumvise tutavuze wakongera ukajya muri comment mukazandika tukazazisobanuza mushumba reka ngushimire urakoze cyane Imana ibaha umugisha nshuti z'Imana mwese mukuru Bera Ministries Imana ibagiriye neza kandi tubabwira ngo inzozi nuko zimeze no kuzihagararaho Imana ibaha umugisha shalom shalom shalom